gakiza ndakibi kizaguhirika ndaga umusore azazanga kubeshe oya kuko Uwiteka azaba kubereye maso ndaga umwana wawe azakuriganye ndaga ubwami bw'Imana buzajya mu babandi batoranijwe babandi biyambuye imyambaro mibi babandi biyambuye umwambaro w'amagambo babandi biyambuye umwambaro wo kutababarira abo nibo bazajya mu bwami bw'Imana injyajya ndago zizajya mu bwami bw'Imana ababesha abasambanya abanyabinyuma ndago bazajya mu bwami bw'Imana ndabibabwiye ndago bazajya mu bwami bw'Imana byo gukiranuka Satani ataragira ubasha kuri ukora ibyo gukiranuka ufite aya maso abona Dawidi yaravuze ati ngo narundi umusore none ndashaje yabashaga kureba mu madirisha. Murakaza neza ku muyoboro wa Igetsimani Imana igumugisha gumana natwe. Haleluya haleluya ndabasukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana y'amahoro ibaha umugisha aho muherereye hose mbifurije amahoro ya Kristo ngamahoro Yesu aha abantu be ndarondoreka kandi ndagira akagero. Imana y'amahoro ibagahe amahoro yayo kuko muri isa amahoro yarabuze ariko ngufite Yesu ngafite byose. Rero niba ufite Yesu ufite ayo mahoro kandi nanone nanjye nifurije kuyakwifuriza kugira amahoro ya Kristo kwizina ni Jean Darike. Imana amahoro iduhana umugisha tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko iragira uti ubugingo bwacu ni bugufi cyane. Kandi waba waruzi ko ubugingo bwawe ari bugufi hari icyo warukwiriye gukora hari icyo warukwiriye gutunganya. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana yacu Mana igira neza ndagushimiye kandi ndaguhimbaje ndagushimye kubw'ubuntu bwawe ndagushimye kuri data twese mwiza. Izina ryawe niryubahwe ingoma yawe negere hose. Ndagushimiye ko wabanye natwe wabanye na bene data hirya no hino aho baherereye mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye wakomeje kubarinda amafamiye yacu wakomeje kubarinda mwami. Bene data duhuje amaraso ya Yesu Kristo wakomeje kubarinda wabanye nabo mu ruhande rwabo. Izina ryawe nirishimwe mwami w'abami. Ndagushimye kubw'uburinzi bwawe bukomeye kuri twe. Ndagushimiye yuko ukomeje kutwitaho. Hari benshi mwami bavuye muri uyu mubiri twe tugihumeka ndacyo twatanze nta nubwo ari cyo tubarusha nta nubwo ariko turi beza ndagaruko dufite za diplome siko turabahanga ahubwo ngo ni bwa buntu watugiriye. Ndagushimiye yuko rero watugiriye ubuntu tukaba twabashije kubyuka bikemera tukaba twiba amahoro bikemera. Izina ryawe nishimye duciye bugufi wowe ushigwe hejuru eza imitima yacu dutunganye. Ijambo rya tugiye kuganira mwami ijambo ryawe mwami unyobore. Ijambo ryawe mwami umwuka wera abari we uganza muri nge mu izina rya Yesu Kristo. Uteze amatwi ijambo ryawe umugisha kandi umurengere. Ubuntu bwawe n'imbabazi byawe bituboneke twese hamwe. Data wera ngo wicara ku ndebe yawe yera ngo ukareba ngo ibiri mu isi byose icyarimwe. Natwe rero data wera umwuka wera uzubane natwe uzutugote icyarimwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nikonze nizeye none iteka ryose. Amen. Imana yacu ishimye Imana yacu habwa icyubahiro. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana nkuko nabyumutwe amagambo uragira ati ubugingo bwacu ni bugufi cyane. Rero nubwo ubugingo bwacu ari bugufi cyane ariko turacyafite amahirwe yo gutunganya ibidatunganye tukabitunganya. Amen. Imana iracyatufitiye za mbabazi ze nyinshi. Dawidi yaravuze ati ngo Uwiteka ngo wuzuye ngimbabazi nyinshi ngo ufite urukundo rwinshi ugira ibambe ryinshi ndiwihutiraho kurakara kandi ngo urukundo rwawe ngo ruratemba rukagira n'ikuzimu rukajya gushaka wa wundi wazimiye. Urukundo rw'Imana ndirugira akagira undi rondoreka. Rero imbabazi z'Imana uko Dawidi yazivuze ati ni nyinshi ngo nimushime Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana ariko mbere ya byose reka dufatanye yino ndirimbo ya 30 yo mu gakiza turirimbe Imana ize ibane natwe kandi ni indirimbo iri budufashe kumva iri jambo. Turirimbe mu izina rya Yesu 30 mu ndirimbo zo mu gakiza. Ubugingo bwacu ni bugufi cyane twabugereranya n'ubwato mu mazi tunyura mu nyanja irimwo amakuba ariko umukiza ni utuyobora
ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro muri urwo rugendo kandi azatugeza mw'ijuru amahoro ntabwo tuzongera kwibuka urugendo tunyura mu mbeho mu muyaga mwinshi ijambo ry'Imana ritubera umucyo ubwoba n'amakuba muri urwo bwato bizibagirana mw'ijuru kwa Yesu ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro muri urwo rugendo kandi azatugeza mw'ijuru amahoro ntabwo tuzongera kwibuka urugendo nubwo uwo muyaga ufite imbaraga natwe twegereye ku ngombe y'uruzi ndamuyaga uhari ndamuraba uhari n'ukuri tuzasohora mu mahoro ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro muri urwo rugendo kandi azatugeza mw'ijuru amahoro ntabwo tuzongera kwibuka urugendo ubwo tuzagera kwa data mw'ijuru twese tuzashimira umukiza Yesu ndayandi makuba tuzagira ukundi tubanye na Yesu mu bwami bw'ijuru ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro muri urwo rugendo kandi azatugeza mw'ijuru amahoro ntabwo tuzongera kwibuka urugendo. Haleluya. Ntabwo tuzongera kwibuka urugendo, ntabwo tuzongera kwibuka yuko twapfishije, ntabwo tuzongera kwibuka yuko twagize amakuba, ntabwo tuzongera kwibuka yuko twagize ibyago, ntabwo tuzongera kwibuka imibabaro yo muri iyi si, kuko tuzaba tuvuye muri iyi si tugeze kwa data mw'ijuru. Imana ishimye. Ariko ngira ngo ngwibutse turi ku murongo cyangwa insanganyamatsiko itubwira ngo yaba wari uzi yuko ubugingo bwawe ari bugufi, hari ibyo wari ukwiriye gutunganya. Yaba wari uzi ko iminsi ikwegereje, hari ibyo wari ukwiriye kuvamo, hari ibyo wari ukwiriye gukora. Imana yacu igira ute? Imana yacu idufashe kandi tubabarire. Tugiye kuganira iryo jambo ry'Imana, wumva icyo ukwiriye gukora, nanjye numva icyo ngwiriye gukora. Ngo ubugingo bwacu ni bugufi cyane cyane pe. Twabwiranya n'ubwato mu nyanja. Urabona iyo ureba ubwato uri kure ubona ari ng'akanyoni, ubona ari akantu gato. Niyo bakoresha y'amato manini atwara imizigo
iva ku wundi mugabane ijya ku wundi mugabane nayo uyabona ari mato. Ngo natubwo uko ni kubugingo bwacu bumeze muri iyi si. Ubugingo bwacu ni bugufi cyane, twabugereranya n'ubwato mu mazi. Yesu adutabare. Reka dusome ibyanditswe byera mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana turarisoma muri Zaburi ibice 37, turi busome umurongo wa 3 tugeze kwa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu. Zaburi ya Dawidi. Wiringire Uwiteka ukore ibyiza, guma mu gihugu ukurikize umurava. Kandi wishimire Uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, abe ari we wiringira nawe azabisohoza. Amena. Imana ishimwe. Reka twongere dusome iki gice nanone 37 umurongo wa 27. Haravuga ngo va mu byaha ujye ukora ibyiza, uzaba gakondo iteka ryose. Imana ishimye. Turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ubugingo bwacu bugize bute? Ubugingo bwacu ni bugufi cyane. Rero kuko ubugingo bwacu ari bugufi cyane, hari ibyo dukwiriye kwiyambura, hari ibyo dukwiriye kwiyaka, hari ibyo dukwiriye gutandukana nabyo, kuko tumaze kumenya ngo ubugingo bwacu niki ni bugufi cyane, ngo twabugereranya ngo n'ubwato mu mazi. Mwene data shuti y'umusaraba, wari uzi ko ubugingo bwawe ari bugufi cyane? Hari icyo warukwiriye gutunganya, hari icyo warukwiriye kubanza wakora ukabona kugira ubugingo buzima, ubugingo bwiza, ubugingo bushimwa n'Imana, kandi nawe uzabamo wishimye. Kuko nyuma y'uyu mubiri uyu twambaye, uyu muntu uvuga azakomeza abeho. Rero ugomba gutunganya ubugingo bwawe, nanjye ngomba gutunganya ubugingo bwanjye. Umuririmbyi wa gakondo cyangwa se nabwa umuririmbyi w'isi w'umunyarwanda yararembye ngo mbese ubwo uzaba upfuye, ngo niyihe nguru uzaba usize ku musozi, niyihe nguru uzaba usize ku musozi, kandi aho uzaba ugiye, ayo siyo magambo yavuze nayanjye, kandi aho uzaba ugiye uzaba uri kugana he? Niko uzaba wishime kujya aho ugiye. Turarima twebwe barokotswe, twewe ba Kristo, hariga turima ngo mfite amatsiko yo kuzagera iwawe. None niba ufite amatsiko yo kugera ku Mana Data, kandi hari ibyo utaratunganya, uzi ko uzagerayo. Yesu adutabare. Dawidi we yavuze ngo iki? Yavuze twiringire Uwiteka. Ushobora kuvuga ngo ndi gushaka amafaranga yo gufasha abana banjye, ndi gushaka imitungo abana banjye bazasigara, ahubwo ukagira Satani akagira igihwa agukingiza, ndubashe gutekereza iherezo ryawe. Ariko wari ukwiriye gutekereza iherezo ryawe, ko namaze kumenya nyuma y'ubuzima ko hariho ubundi buzima. None ni iki ngende kwibikira nga banke yo mu mwuka? Ku makonti yise musiga amafaranga, uri gusigira abana, uri gusigira imitunga abana, ejo bakayisaya yemye kwa runaka hakibagirana, kandi aribo bari batunze, aribo batunze bo muri quartier runaka cyangwa se ku mugwa runaka. Yewe ngo kwa runaka bari bafite ngamasambu n'amasambu, ariko yagize ute? Yaribagiranye. Ibaza impamvu yibagiranye. Yayasigiye abana basaha, barayasaya, ndibagira icyo bagira ute? Bigezaho bimarira nabo ubwabo. Ariko bene data ndagira ngwibutse ngo ubu bugingo, uyu mubiri wacu ngo ni mugufi cyane, twawugereranya n'iki? N'ubwato mu mazi, n'ubwato mu nyanja. Rero hari icyo ukwiriye gukora, nanjye hari icyo nkwiriye gukora. Niba tumaze kumenya yuko ubugingo bwacu ari bugufi, reka twiringire Uwiteka. Ushobora kuvuga ngo none kari kuvuga ngo ubugingo bwacu ni bugufi, kandi ndabyo mfite. Ibibazo ufite, ingorane ufite, zikoreze Uwiteka. Twasomye ngo wiringire Uwiteka ukora ibyiza, guma mu gihugu ukurikize umurava. Hari ibyo ugomba gukora, hari igihe ugomba kubamo. Iki gihugu Uwiteka ari kuvuga niki? Ba mu by'Imana, ba mu murimo w'Imana. Kora ibyo gukiranuka ugifite uburyo, kora ibyo gukiranuka ugifite imbaraga, kora ibyo gukiranuka Satani ataragira ubasha kuri yo. Kora ibyo gukiranuka ufite aya maso abona. Dawidi yaravuze ati ngo nari ndi umusore none ndashaje. Yabashaga kureba mu madirisha,
ngariko ngamenyo y'abasheshi yasize mu kanwa amenyo yarabuze ndakijya ibigoni ndakibasha guhekenya ndakibasha kujya igisheke ndakibasha guhekenya ikijumba rero nibyo byose natwe ijambo ry'Imana kutubwira ngo ubugingo bwacu niki ni bugufi cyane rero niba ari bugufi cyane nimuze dutunganye inzira zacu dukora ibyo Uwiteka ashaka undi murimbyi mu ndirimbo zo gushimisha yavuze ati murinzi we menyesha igihe iwacu se kataraha iwacu si muri isi natwe reka tubaze Uwiteka atumenyeshe igihe ariko nge sinabwira Uwiteka ngo amenyeshe igihe namaze guhishurirwa yuko ubugingo bwanjye bugize ute ari bugufi ejo hashobora kuba hanjye kandi nanone hashobora kuba ahatarahanjye icyo kintu nkunze kubabwira ngo kirahishwe twahishwe kumenya igihe cyo gutaha usibye abo Uwiteka agirira imbuhwe akababwira ati mwitunganye mwiyeze iye gikwire ndaje ngucyure natwe rero reka dukora ibyo Uwiteka ashaka dukora ibyo Uwiteka ashima yaba wamenyaga yuko ubugingo bwawe ari bugufi hari ibyo wari ukwiriye gutunganya hari ibyo wari ukwiriye kureka hari ibyo wari ukwiriye kwiyambura iyambura umwambaro mubi umwambaro w'ubushwambagara umwambaro uteye isoni uwiyambure hari igihe mwumva ngiye imyambaro ndagaru kwambara ukunambaye ikanzu kwambara oya kwambara hari ukwambara kwiga kuvuga neza hari ukwambara kwiga kuganiriza abantu utavuga amagambo ukomeretsa abantu hari ibyo tukwiriye kwiyambura hari imyambaro mibi imyambaro y'amagambo imyambaro y'ishari ukagira ishari mugenzi wawe ngo niko yateye imbere Yesu adutabare Yesu adukiza ukagira umwambaro w'ugwango muri ukambara igikanzo cy'umukara kuko umutima wawe uba uri umukara umutima uri mu rukundo uracya umutima urimo amahoro uracya umutima urimo imbabazi uracya ariko niba wambaye umwambaro wo kutababarira Imana igusange Imana igusure uwiyambure kuko ubugingo bwawe ni bugufi cyane ngo twabugereranya n'ubwato mu mazi Yesu agutabare Yesu akugenderere bene data kora ibyo gukiranuka va mu bibi va mu byaha va mu myijima kora ibyo Uwiteka gushakaho yaba wamenyaga yuko ubugingo bwawe ari bugufi wakakwiriye kugira ute guhatana n'igihe wakagwira kuvuga ati nzigaje iminsi mike kuri isi hari ibyo ngwiriye gukora hari ibyo ngwiriye gutunganya sinje kukubwira ngo ngutera ubwoba oya ubugingo bwacu ni bugufi ijambo ry'Imana niryo ritubwira ati abakera baramaga imyaka 100 900 800 ariko igenda igira ute igabanyuka muri hariho banditse mu mateka yuko yagize 114 ibaze aho isi yuko yari yararemye abantu bakagira imyaka 900 abandi 500 abandi 70 none tugeze mu myaka yo kugira ngo imyaka 70 ngo niba ibaye myinshi ngo ni 90 niko Bibiliya ivuga Yesu adutabare tunganya inzira zawe nanye tunganya inzira zanjye kuko ubugingo bwacu ni bugufi bene data hari ibyo dukwiriye gukora tugakora umurimo wadutumye hakiri kare tugakora umurimo wadutumye hakiri kumanywa bigishoboka tubasha kureba tubasha kuvuga dukore Imana ngabazapfejo dukore Imana ngo batazabaho ejo dukorera Imana ngo badi mu rugendo bene data ubwami bw'Imana buratwaranirwa ubwami bw'Imana ndagaru bwa buri wese ubwami bw'Imana ndabwo ari ubwi abantu bose ubwami bw'Imana buzajyamo babandi batoranijwe babandi biyambuye imyambaro mibi babandi biyambuye umwambaro w'amagambo babandi biyambuye umwambaro wo kutababarira abo nibo bazajya mu bwami bw'Imana injyajya ndaho zizajya mu bwami bw'Imana ababesha abasambanya abanyabinyuma ndaho bazajya mu bwami bw'Imana ndabibabwiye ndaho bazajya mu bwami bw'Imana umuntu ugirisha ndagazajya mu bwami bw'Imana umuntu w'Imana ndagazajya mu bwami bw'Imana umuntu utababara ndagazajya mu bwami bw'Imana rero ukwiriye gutunganya inzira zawe bigishoboka ukwiriye kugenda uko Uwiteka ashaka bigishoboka igihe kitarakubana gito ngo ubugingo bwacu ni bugufi niko twaririmbye umurimbyi wa 30 mu ndirimbo z'agakiza igitero cyane kiravuga ngo ubugingo bwacu ni bugufi cyane ngo twabugeranya n'ubwato mu mazi tunyura mu nyanja irimwo amakuba ariko umukiza niwe utuyobora mu Kristo we umva tunyura mu bibazo tunyura mu makuba tunyura mu ndambara abacu bakagenda abavandimwe bakagenda ababyeyi bakagenda
abantu benshi bakagenda mu buzima bwacu nimvuga kugenda nduvuye ngo nukugenda bagapfa uyu mwuka ugahera abavandimwe bakagenda none weho kubera iki uticara ukavuga ati nanjye igihe cyane nikigera ese nzagenda meze nzagenda ndi umuntu mwiza cyangwa nzagenda nzize ingurumbi ku musozi nguko uwo muntu yavuze guzagenda usize yihe nguruki ku musozi bazana bavuga ati Jean d'Arc yarari umuntu ki bene data Imana dutabare dutunganye inzira zacu bigishoboka Yohana yaje gutegura inzira yande ya Kristo aravuga ngo ijwi ry'urangurura mu butayu ngo nimwihane ngo nimwezwe kuko ubwami bw'Imana bugize ute ubwami bw'Imana buri hafi rero yawe wari uzi ko ubugingo bwawe ngari bugufi cyane hari ibyo wari ukwiriye kwiyambura hari ibyo wari ukwiriye kwiyaka ubusambanyi ukabwiyaka amagambo ukayiyaka indonganya mu bana indonganya ku mutware indonganya ku mufasha wawe ukaziyaka indonganya mu kazi abukoresha cyangwa se mwembi niba muri gukora ayo magambo mukayiyambura bene data ndababwiza ukuri yuko iri juru tujyamo ndagari ijuru rya shangazi wanje ndagari ijuru rya onkre ndagari ijuru rya musaza wanje ndagari ijuru ry'ababyeyi banje ndagari ijuru ry'abaperezida runaka tuzi ndagari ijuru ry'abami runaka tuzi ni ijuru rya data wa twese uri mu ijuru iryo juru rero rizajyamo babandi bahaza amagara yabo ibihara amagara nibyo bizajya mu ijuru bene data babandi biyanze babandi biyambuye ibi babandi baretse kunywa inzoga ku bwa Kristo babandi baretse amagambo ku bwa Kristo babandi baretse inshuti ku bwa Kristo abo nibo bazajya mu ijuru babandi baretse inzangano abo nibo bazajya mu ijuru ndakubwiza ukuri yuko umwimanyi ndazajya mu ijuru nguko nubesha atazajya mu ijuru nguko n'umuntu w'indyajya atazajya mu ijuru niba uvuga ikibi mu kanwa kawe ndakubwiza ukuri yuko ndaga ijuru ari ijyawe niba mvuga ikibi mu kanwa kanjye nanjye nzibwire ndago nzajya mwijuru hari indirimbo nigeze gusoma ivuga ngo naribeshaga nginzi yuko ngo ndi mu nzira y'Imana naribeshaga inzi yuko ngendana n'Imana ngariko nsanga ndakigendana n'Imana bene data Imana idufashe kandi Imana idutabare hari ge twibesha nge ndigisha nge ndahanura ndi umuririmbyi ari umurimo runaka ufite mu itorero ukishukisha iyo mirimo ukumva kugendana n'Imana ukishukisha kubwiriza ukumva kugendana n'Imana ariko wowe n'Imana harimo distance harimo umworera munini utakigendana n'Imana nguko ibishaka utakigira urukundo nguko Imana ibishaka Yesu waca gutabare Yesu Kristo adutabare bene data aturengere ijambo ry'Imana ryatuvye kuri 27 ngo va mu byaha ukora ibyiza niba wamaze kumenya ubugingo bwa kari bugufi va mu byaha ukora ibyiza kuko ngo ndamahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga muri Yesaya ndago wabura umusambanyi umusinzi amajoro yose uri muri boîte amajoro yose uri mu bihabanye n'Imana ngo ejo ngurajya mu ijuru ujya mu ijuru ryande nababye ngo ijuru si rya onkre ndago ijuru ari rya masenge wanje oya ijuru ni rya Yesu Kristo ijuru ni rya Yesu kandi cyo ngundira Imana ngica ngimanza zitabera ndaga Imana ibwibwa amabwire ndago nzavuga ati Imana urazi runaka ndago akwiriye ijuru ese waruzi ukundo yavuga oya Imana ngo ndago yumva amagambo y'abantu Imana ndikora ng'abantu ndireba ng'abantu nditekereza ng'abantu kuko itekereje ng'abantu yatumara twese twashira twavaho ariko icyo nguhamagarira mwene data niko wagira ute waca bugufi ukamenya ko ubugingo bwawe bugize ukamenya ko ubugingo bwawe ari bugufi ukamenya ko ubugingo bwawe busigaje igihe gito ngisirashirana no kwifuza kwayo none nibisi iri gushirana no kwifuza kwayo wewe kubera ko utatekereza yuko nawe igihe cyaza nawe ukagenda nibijyana n'isi rero girute ca bugufi Imana ikurengere ca bugufi Imana igutabare ca bugufi ukora ibyo Imana ishaka wewe gukora ibyo wowe ushaka
Umuririmbyi wa kane mu ndirimbo zo mu gakiza aravuga ngo niboneye urukundo rw'umukiza ariwe wanguze yancunguje amaraso ye, ngo kandi ayo maraso sayo mu bitungwa ahubwo ayo maraso nayo umwana w'indama. Haleluya. Ca bugufi usaba ayo maraso, usabe Kristo akogesha ayo maraso, kandi ndizera ndashidikanya ko urera urushe n'urubura kwera. Dawidi yaravuze ngo Mana ngo unyezeshe Zobu ndera ndendushe urubura, ngo kandi ngo utsibanganye ibicumuro byanjye, utsibanganye ibyaha byanjye, ndatungana rwose pe. Imana itugiriye neza, Imana iturengere. Nakubwira ngo yaba waruzi ko ubugingo bwawe ari bugufi, hari icyo wari ukwiriye gukora, hari icyo wari ukwiriye gutunganya. Ndabaha urugero rwa hafi. Hari igihe njya ku kazi ngaba mfite iminota 30 nakerewe ndaritegura, hari ibyo nahugiyemo nyine ngabona igihe kimbanye kigufi. Iyo minota 30 kuko aho mba ndagenda mba ndahafata iminota 10 bitewe n'amatara arabagizute ari bumbagari icyo ugasanga iyo minota ishiriye mu matara muri za feruje. Nditunganya ngagerageza kugira iyo minota 30 ibe imbere yanjye. Bishatse kuvuga iki? Yaba waruzi ko ubugingo bwawe ari bugufi, urakora vuba vuba. Nanjye hari ngora vuba vuba gukaraba ngitunganya vuba vuba, ugasanga ngeze ku kazi iminota 5 iri imbere yanjye. Bene data, Imana idufashe. Muri isi hari byinshi byatubera ingero nyinshi. Mwibuka Abisiraheli bageze ku nyanja itukura, mwibuka Abisiraheli bari kwa Farawo, mwibuka Abisiraheli mu butayu ngo bamye bapfiriyemo. Muza abantu bageze Gikanani ngo Karebu na Yosuwa gusa nibo bagezeyo, abandi bagezeyo ninga abuzukuruza benshi baguye mu butayu. Mwibuka babaje ikimasa ngo barakiramya, ngo Uwiteka yagize ute yasamuye ubutaka burabamira. Yesu agutabare nanjye ndabare. Niba tuzi ko ubugingo bwacu ari bugufi, nidutunganye inzira zacu bigize ute bigishoboka. Tugume mu gihugu cy'Uwiteka, dukora ibyiza, kandi nidukora ibyiza Uwiteka azatwishimira. Nidukora ibyiza ndago ikibi kizaza kitwikubita imbere. Wiringira Uwiteka, ukora ibyiza mwene data. Guma mu gihugu ukurikize umurava. Navuga igihugu guma mu gakiza Imana yaguhaye, ukora ibyo Imana ishaka, wumvira amategeko y'Imana, kandi ubikorane ufite umurava mwinshi n'umwete mwinshi wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Ngo kandi wishimire Uwiteka, ngo nawe ngazaguha ibyo umutima wawe usaba Imana ishimye. Nukora ibyo byose Uwiteka yabishatse, ukiyambura umwambaro w'amagambo, umwambaro w'ishari, umwambaro w'amatiku, umyijyane, ubujura, ububeshi, ubujyajya, ibyo byaha byose by'inyongo bizabugingo nibikomeye, Uwiteka azagira ute azakwishimira. Uzaba mu gakiza ke, uzashinganisha ibirenge byawe mu gakiza ke, uzashorera imizi muri ako gakiza. Ndakibi kizaguhirika, ndaga umusore azaza ngakubeshe oya, kuko Uwiteka azaba kubereye maso. Ndaga umwana wawe azakuriganya, ndaga umwana wawe azakubabaza, kuko Uwiteka azagira ute azakubereye maso. Siko ingorane zizaza zigira ute ziduherane. Twarinde ngo nubwo uwo muyaga ufite imbaraga, haleluya, nubwo uwo muyaga ufite imbaraga, ngo twegere ku ngombe y'uruzi. Haleluya. Nubwo uwo muyaga ufite imbaraga, ndacyo uzadutwara. Amakuba yarahari n'umuraba urahari, ariko twe kugira ubwoba, ngo Yesu ni utuyobora. Ngo ubwo rero tuyobogwa na Yesu, ngo dufite amahoro. Mw'urwo rugendo dufite amahoro, kandi kuko tuyobogwa na Yesu, ngo tuzasohora mwijuru amahoro, tuzagira mwijuru amahoro. Ariko babandi bagizute bakoze ibyo Uwiteka ashaka. Imana idufashe. Soza nakubwira nde iki? Nakubwira ngo va mu byaha ukora ibyiza, kurikiza umurava, wumvira Uwiteka n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'ubugingo bwawe bwose. Uwiteka nawe azakwishimira, azaguha ibyo umutima wawe ushaka. Ahandi ku murongo wa 5 watubwiye ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose. Haleluya. Ikoreze ibibazo bya Uwiteka, nubwo uwo muyaga uhari. Ubwira Uwiteka, dero mfite umuyaga w'umwana utumvira.
uwo mwana mutegeza Uwiteka ni wenyine uzamucaha akumva, Uwiteka wenyine ni uzamugarura. Ushobora kumugarura ejo akakubera mu rugo, ariko ndomenye igihe yanyuriye mu idirisha. Yesu agutabare. Nubwo uwo muyaga uhari, nubwo ufite imbaraga, Yesu ni ufite imbaraga kurusha. Ige Yesu yarari mu bwato ngo umuraba ngo biraza abigishwa bayoberwa yuko bari kumwe n'Imana ishobora byose. Niho baneshe ngo badahabasuka bibuka yuko bari kumwe n'umukiza. ngo Yesu yagize ute, yategetse umuyaga, bagira ubwoba. Uyu muntu ni umuntu ki? Uyu muntu ndasanzu n'umuyaga uramwumvira. Rero bene data, nubwo uwo muyaga ufite imbaraga, nubwo ibyo bibazo bihari, nubwo uwo muraba uhari, nubwo uwo muyaga ufite imbaraga, we kugira ubwoba, weho bwira Uwiteka. Icyo nakubwira, tunganira Imana ubudasiba, ibindi byose uyiharire, uyikoreze urugendo rwawe rwose, ngo abari we wiringira wenyine ngazabisohoza. Amena. Ibyo bibazo ufite uvuga ngo ndi gushaka ibindi kumanza natera imbere, oya, weho haranira ubugingo buhoraho. Nibyo Yesu Kristo yabwiye indumwa ze ngo ndi mubanze mushake ubwami bw'Imana, ibisigaye byose muzabyongererwa, muzakubigwa inshuro 100 mukiri muri iyi si. Mushake ubwami bw'Imana ngo kuruta ibindi byose bigira ute bishakwa, kandi nimubushaka muzabubona. Yesu Kristo rero abahumugisha, nababwira ngo yaba waruzi ko ubugingo bwawe ari bugufi, hari byo wari ukwiriye gutunganya, hari byo wari ukwiriye kuvamo. Yesu Kristo ari ku musaraba muri Luka 23 niho hariho amagambo avuga ngo Yesu ngavuga ijwi rirenga ati ngo Data mu maboko yawe. Haleluya. Niho nshize ubugingo bwanje. Niba umwana w'Imana w'ikinege umwe ari we n'Imana yaravuze ati Data nshize ubugingo bwanje mu maboko yawe, wowe ubugingo bwawe bushize. Kristo agufashe. Yesu ngo umwuka wenda guhera yavugije ijwi rirenga ati Data mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanje. None wowe ubugingo bwawe buri mu maboko yande. Abenshi ubugingo bwacu turavuga ati buri mu maboko yanjye, ngomba gukora icyo nshaka, ngomba kuvuga uko nshaka, ngomba mbese gukora ibyo ngize ute ibyo nshaka. Ariko bene data, wowe wamenye Imana nawe utarayimenya, icyo nakubwira niki, ubugingo bwawe ni bugufi. Icyo nsaba Imana niko yagira ute abakanguza vuba byarimenyetso, ukamenya umwanya urimo, ukipima ku munzani, ukamenya icyo ukwiriye gukora. Yesu azazana akayunguruzo atuyungurure, akuremo urukungu mu masaka. Hari ibihe Imana ireka urwo rukungu n'amasaka bikabana, hari Imana ireka indama n'ihene bikabana, ariko hari igihe kijonjora. Icyo gihe kijonjora rero nikigera, nyine ndayandi mahike tuzaba dufite yo kugira ute gutunganya ubugingo bwacu. Rero ubugingo bwacu ni bugufi cyane, twabwiranya n'ubwato mu nyanja n'ubwato mu mazi. Hindukira ukora ibyiza, ukora ibyo Imana igushakaho. Yesu abahumugisha yuko mwumvishe iri jambo, rigire aho ribakura kandi rigire naho ribageza. Umwami Yesu agira n'umunzane wo gupima, umwami Yesu agira n'umunzane wo gupima. Mbega wowe uzawuhagararaho, mbega wowe uzawuhagararaho. Umwami Yesu agira n'umunzane wo gupima, umwami Yesu agira n'umunzane wo gupima. Mbega njyewe nzawuhagararaho, mbega njyewe nzawuhagararaho. Umwami Yesu agira n'umunzane wo gupima, umwami Yesu agira n'umunzane wo gupima. Mbega twebwe tuzawuhagararaho, mbega twebwe tuzawuhagararaho. Yesu azazana umunzani apime ibishyitse
abibone, ibidashitse abibone, amenye indama, amenye n'ihene, amenye amasaka, amenye n'urukungu. Yesu adutabara. Icyo nakubwira ngo va mu byaha ukora ibyiza, iyambure uwo mwambaro w'ubwirabure. Yewe mukobwa w'Isiyoni wambaye umwambaro w'ubushwambagara, yewe musore w'Isiyoni wambaye umwambaro mubi, wambaye umwambaro urimo ibizinga, yewe mubyeyi ujya mu nzira igisiyoni, ukumva yuko washitse, ukumva ko wagezeyo, garukiraho. Hari ibyo tukwiriye kwiyambura. Mu Kinyarwanda numva ngo gishitse baravuga ngo nukwiyimira. Isuzume cyangwa se wiyimire, umenye aho ugeze, umenye Jean d'Arc ndinde, ese ndi mu nzira y'Imana. Ducunge tutazaba ngo umuririmbyi yibwiraga yuko agirute ari kugendana n'Imana, yumvaga yuko ari gukora ibitunganye. Birashoboka yararirimbaga, birashoboka yarasemuraga, birashoboka yuko yasemuraga indimi z'umwuka cyangwa se z'umubiri, birashoboka yuko yarondoraga, birashoboka yuko yarari mwarimu, birashoboka yuko yarari pasiteri. Sinzi umurimo we yarafite, ariko ngo yasanze ngo yarishukaga ku munsi ku wundi, yasanze yaribeshaga ku munsi ku wundi, akagira ngo ari gukora ibyo Imana ishaka, naho yaratambikiriye kera. Kandi kibabaje niko muri iyi si ndago tukigira wa mwuka w'ubwenge, wa wundi wari uri muri Dawidi. Hari igihe tugira ngo umwuka w'Imana cyangwa se umwuka wera ngo ni kuno guhanura, ukavuga mu ndimi, ukarondora umuntu. Umwuka wo nakwifuriza ni wa mwuka wo kwitaruraho amakosa, ukamenya yuko uri umunyamakosa, yuko uri umunyamafuti. Wamenya yuko uri umunyamafuti ukagira ute, ugaca bugufi. Bene data, muve mu byaha, muve mu byaha, muve mu buyobe, muve mu bujiji, muve mu bugogi. Ngo kera nakoraga ibyo nshaka, navugaga uko nshaka, ndi umwana navugaga uko nshaka, nagendaga uko nshaka, najyaga nasamye. Murabona iyo umuntu ari ku meza ukabona umuntu ari kujya yasamye, wanareka n'ibiryo bitewe n'iki n'umwanya urimo. Ariko ngo none maze gukura, nzigaye nibwira ngo umuntu mukuru. Bene data, muve mu by'ubujiji. Dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Yobu 27 umurongo wa 27. Muve mu byaha mujye mu byiza, mukore ibitunganye n'Imana. Ibigawa murimye mugira ute, mubyiyambure, mwiyambure myambaro y'ubwirabure. Iyo myambaro mibi muyiyambure. Reka duce bugufi, twubahe Imana, dusenge, tuyinginge izi tubohore. Hari imyambaro twambaye, hari abantu twivanze nabo, hari abantu twagendanye nabo, hari ibyo twakoze binyuranye n'ubugombe bw'Imana cyangwa se n'ubushake bw'Imana, hari indahiro twarahiye zitari zitwiriye, hari imihigo twahigiye Uwiteka ngo Uwiteka nudukorera iki tuzabikora. Icyo cyaba kibaye ikindi cyigisho. Ariko hari ibintu abantu benshi bahize, ababyeyi bacu bahize, abongana nabo twahize, abana bato bahize, ariko twananiwe kugira ute, guhigura. Guhiga biroroshye, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ho kugira uhiga umuhigo utazabasha guhigura birutwa no kutagira ute, kutawuhiga. Reka dusenge. Mana nziza, Mana ishobora byose, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Mana turakubashye, duciye bugufi imbere y'amaso yawe, turakwinze utweze dutunganye. Ijambo ryawe riradutsinze, dusanze Mwami twaragiye kure amaso yawe. Umugaragu wawe Daniel aravuga ngo twigize ngo ibyigomeke, twagize ibyihebe. Turakwinginze natwe tweze twarigometse, twigira abahanga, twigira abanyera ndabizi, twigira bansikamara. Mana turakwinginze utubohore ibyaha n'ibicumuro. Ngweretse ubwoko bwawe, ubeze araho tambikiriye, hari amagambo bavuze, hari indahiro barahiye, bananiwe gushyigura. Ubeze ubatunganye, ubabohore. Amaraso yawe abeze, amaraso yawe abatunganye, abakure ikibi cyose. Imyambaro y'ubwirabure uyibambure, uyitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Tubohore, utweze udutunganye. Amaraso yawe atweza dutunganye, kandi n'utweza Mwami turera turusha urubura. Ndakwinginze
dusibanganye ibyaha byacu n'ibicumuro byacu byibagirane mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mwami abadafite imbabazi muri bo ubahe kubabarira kuko nawe waratubabariye. Mwami ndakwinginze ugire neza ubwoko bwawe. Ndagushimiye kubw'amagambo yawe adukebuye, ndagushimiye yuko utugire neza, ndagushimiye yuko uturengeye. Izina ryawe nshimye. Reka ijambo ryawe rikomeze riganze muri twe, twumve yuko ubugingo bwacu ari bugufi cyane. Nitumenya yuko ari bugufi cyane, tuve mu byaha, tuve mu bidafite umumaro, tuve mu bidatunganye mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze tugire neza, turakwinginze turengere, ubuntu bwawe n'imbabazi byawe bitubonekeho. Dusabye bike byinshi bitwongerere kuko niwe uzi bidukwiriye. Icyo ngusaba mwami niko wasenya ibigawa muri twe, ibitaguhesheje icyubahiro muri twe ukabitsemba ukabirimbura. Mwami tukwimike mu mitima yacu, nitumara kukwimika mu mitima yacu uzuneshe, uzutsembe ibyaha byacu n'ibicumuro byacu. Uri Imana igira neza, turagushima imbabazi zawe, turagushima kubw'ubuntu bwawe. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze dushima yuko tubabariye. Amen, amen, amen. Yesu Kristo ashimye. Imana amahoro ibahe umugisha. Muve mu byaha, mureke ibibi, ahubwo mukore ibyiza, mukore ibyiza mudacogora, kandi mukore iby'Imana ishaka. Muzabona kugira neza kw'Imana. Imana izaguha icyo umutima wawe usaba kandi n'icyo umutima wawe wifuza, umaze kugira ute kumvira Imana. Shalom, shalom. Imana amahoro ibahe amahoro. Amen.